umugabo yaciye ku kigo kivurirwamo abarwayi bo mu mutwe yumva barimo gusakuza bavugira rimwe ngo 13 13. Agira amatsiko nuko abona umwenge uri ku gikuta gikikije icyo kigo, ajya kurungurukiramo ngo arebe ibyo barimo. Arimo kurunguruka, umwe mu barwayi bo mu mutwe acishamo inkoni ayimujomba mu jisho. Yagize amahirwe ntiryaturumbuka. Wa mugabo agiye kumva yumva aba barwayi bo mu mutwe basakuzaga bavuga ngo 13, batangiye kuvuga noneho ngo 14 14. Amenya ko ari umubare w'abamaze kuhakubitirwa barimo gusakuza bavuga. Nuko umwami ajya ku rugamba, ariko asiga akingiranye umwamikazi we, ariko urufunguzo aruha umugabo wari inshuti ye magara. Aramubwira ati nimara iminsi ntaragaruka uzakingure umutware uhita umugira umugore wawe rwose nta kibazo. Nuko umwami yurira ifarashi aragenda, ariko hatarashira iminota 20 agiye nyine. Umwami abona wa mugabo aje yirukanka cyane yahagera, ati nyagasani wampaye urufunguzo rutari rwo, nyumvira nawe. Kandi yari yabwiwe ko nyuma y'iminsi ine ariko agomba gukingura. Umukozi wakoraga mu kigo cy'abapadiri akaba yari afite ingeso yo kwiba umuvinyu ariwo divayi, yagiye kwicuza ibyaha ibi bita gusaba penetensiya. Umupadiri wagombaga kumuca ikiru nawe yari afite ingeso yo guca inyuma uyu mugabo. Mu gihe uyu mugabo yari mu ntebe ya penetensiya amaze kurondora ibyaha nk'uko yabikoze, padiri aramubaza ati niko mwana wa ninde unywera divayi? Amusubirishamo atugize ngo iki padi? Padiri asubiramo ikibazo, nuko nyamugabo akomeza kwirengagiza nkana asa n'utumva nyine ibyabazwa. Kera kabaye aratura abwira padiri aterega padiri uri hano ntiyumva, niko gusaba padiri ko bagurana imyanya maze nawe ubwe akabyisuzumira. Wa mugabo yicara mu mwanya wa padiri, padiri nawe yicara imbere y'intebe ya penetensiya. Umugabo wari wahamijwe icyaha cyo kwiba divayi abaza padiri ati niko padi nino nca inyuma? Padiri nawe amusubirishamo nk'utumvise. Aho bigeze aravuga ati koko uri hano ntiyumva. Wakumva utese kandi ukubaza ari wowe nyine atumbiriye. Umugabo yatashye yaruhaze ubwo n'urwa bitoki, yigira mu buriri. Ibisambo biza kumwiba, umugore atangira kumukangura atumva igikoma. Umugabo kuko yari yihagiye urwa bitoki ati kihorere nzakinywa ejo ye. Kandi uwo mugore yamubwiraga ko bene ngango inzu bari hafi kuyihinguranya bayitobora.